mu gihe rero dutetse muri oven dukeneye ko oven yacu iba itanga ubushyuhe hejuru no hasi, ariho uzahita ufata oven yawe ugacenjinga bifite aho bihurira cyangwa se bikomoka ku ifarini. Gana Action niba ushaka kwiga indimi, Gana Action ushaka kuba umusirimu, Gana Action. Muraho neza, nk'ibisanzwe twongeye twagarutse. Iyi ni Action College mugiye kubana. Action College mumaze kuyimenya cyane, ni ikigo cyigisha imyuga igiye itandukanye, ariko si imyuga gusa. Action College yigisha indimi nanone zitandukanye ku isi yose. Action College ifite branches cyangwa se amashami agiye atandukanye kandi ari mu gihugu hose, aho hari ishami muri Shike, hari ishami i Remera, hari ishami Musanze, hari ishami Kayonza, hari ishami Kicukiro, hari n'ishami i Rubavu. Yego. Action College sayo mashami ifite yonyine gusa, cyane ko yafunguye andi mashami mashya kugira ngo ukomeze ubone ubumenyi kandi ubonere ku gihe. Kabuga naho hari ishami, na Muhanga hari ishami. Urumva yuko noneho aho uri hose wagana Action College ubumenyi ukabonera ku gihe. Tica mugiye kubana uyu munsi ni mwarimu Jean Dodier Mutuyimana wigisha guteka muri Action College. Uyu munsi noneho ngwino twigire mu gikoni cya Action College maze turebere hamwe uburyo butandukanye dushobora guteguramo amafunguro, cyane ko uyu munsi dufite cooking method tugiye kurebaho kugira ngo tumenye ese izo cooking methods zitandukanira he, zihurira he, tuzikoresha dute, tuzikoresha ryari, ese ubundi kubera iki izo cooking methods zihari. Urakaza neza, ntucikwe. Uyu munsi icyo ngusaba rero nuko wegera igikoresho cyawe cyitwa oven cyangwa se bakunze kwita ifuru. Cyegere kugira ngo tuze kwigana amasomo agiye afite akamaro cyane, ubumenyi kuri oven. Uyu munsi tugiye gufata ubumenyi kuri oven cyangwa se ifuru. Wigeze watekaho se umugati? Wigeze watekaho keke se? Uyu munsi tugiye kureba se wateka ute cake kandi ukayiteka neza ku buryo iza imeze neza. Kurikira. Nkuko bigaragara, tugiye kureba standard baking roasting temperatures for common food items. Yego. Ese muri oven ubundi hatekerwamo iki? Oven iteka ibyo kurya bigiye bitandukanye, aho dutekamo ibyo kurya bifite aho bihurira cyangwa se bikomoka ku ifarini, ariko oven ntabwo iteka ibyo byo kurya gusa, kuko ushobora no gutekamo imboga cyangwa se inyama. Niyo mpamvu dufite baking hariya, turi buze no kubona iyo twita roasting. Reka duhere kuri baking. Iyo tuvuze baking tuba tuvuze bya byo kurya byose duteka mu oven cyangwa se muri oven bifitanye isano n'ifarine cyangwa se bikozwe mu ifarine. Wabyumvise neza, ifarine. Yego. Baking is a dry heat cooking method, consists of cooking flour products in oven. Tugiye guteka umugati, cake, cookies muri oven. Birumvikana cyane. Iyo tuvuga ngo turi gukora baking cyangwa se dukora baking, ni igihe duteka ibyo kurya muri oven bifitanye isano rya hafi n'ifarini. Yego, niba duteka muri oven ibyo kurya bifite quantity cyangwa se ifarini, bisobanurwa hariho n'ibyo dutekamo bitagira aho bihura n'ifarini, bitari n'ifarini rwose. Yego. Food item to cooked in the oven and baking temperature. Yego. Nari maze kukubwira yuko hari ibyo kurya bitekwa muri oven cyangwa se ifu,
bikomoka ku ifarini. Nibyo ngiye kukwereka, hanyuma tukanarebera hamwe ese ubundi niba ntetse muri oven nkwiriye gukoresha ubushyuhe bungana iki, bugarukira he, butangirira he. Tugiye kureba food items duteka muri oven, turebe na temperatures oven ikwiriye kuba iriho mu gihe tuyitetsemo. Food item ya mbere ni cookies. Cookies, iyo tuvuze cookies ni nko kuvuga biscuit. Ni biscuit rwose. Ntutangare rwose iyo wageze mu gikoni cyangwa se wamaze kugera aho twita muri food industry uvamo uzi gutegura biscuit. Yego, biscuit. Iyo utetse biscuit muri oven cyangwa se mu ifuru yawe igomba kuba ifite ubushyuhe bw'170 kugera ku 190. 170 kugera ku 190. Ubwo egera oven yawe kugira ngo urebe ko ifite degrees ihera 170, 190. Reba ko ihari, ntabwo yabura. Oven yose igomba kuba ifite ino range y'170 n'190 kuzamura. Cyakora iyi biscuit cyangwa se biscuit iyo tuyiteka cyangwa se tuzitegura tureba buno bushyuhe bw'170, 190. Yego. Nanone dutegura umugati kandi tukawuteka muri oven cyangwa se tukawotsa muri oven. Aho oven igiye guteka umugati igomba kuba ifite ubushyuhe bwa 220 kugera 240. 220, 240. Iyo ugiye guteka umugati, banza urebe ko oven yawe cyangwa se ifuru yawe ifite ubushyuhe buri hagati ya 220 cyangwa se 240. Birumvikana neza cyane. Ibindi byo kurya dushobora gutegura kandi tukabitegurira muri oven, tukaza kubibona bimeze neza, turi buze kubona iyo twita cake. Ni byo kurya nanone bitegurirwa muri oven, aho oven igiye gutegura cake cyangwa se igiye guteka cake igomba kuba ifite ubushyuhe bw'170 kugera ku 180. Ubu ni bwo bushyuhe bwa nyabwo bwagutekera umugati, cookies cyangwa se biscuit, na cake ikaza imeze neza. Niwitegereza hano tugufitiye oven ikwereka uburyo oven imo imbere ibimeze. Urabona yuko oven irimo ibyo kurya kandi bimeze neza. Kandi tugufitiye ishusho hano ikwereka oven n'uburyo twakabaye turegera cyangwa se agakoresho kaba kari kuri oven twifashisha turegera oven mu gihe tugiye guteka ibyo kurya. Urayibona hano turagafite, hariho ahantu handitse off, bivuze ngo oven irafunze. Urahabona oven irafunze. Iyo ushaka kuyicana nk'ibisanzwe rero urataninga on, bisobanuye ngo iyo karaga fresh kareba hejuru kavuye mu cyerekezo cya off, oven uba wamaze kuyifungura. Ikiba gisigaye noneho ni ukuregulatinga cyangwa se kujyana kuri bwa bushyuhe ushaka gutekeraho icyo kurya ugiye guteka hehe muri oven. Dufite hasi hari akandi gashushanyo, icyo katwereka ese ubundi ubwo bushyuhe bwo muri oven bwo, yego twayibonye ubushyuhe burimo kandi bumeze neza. None bugenda bute? Ntabwo oven upfa gutekamo kubonye. Ukwiriye kumenya ngo oven ifite ubushyuhe buturuka hejuru ikajya no guturuka hasi. Mu gihe dutetse muri oven, dukeneye ko oven yacu iba itanga ubushyuhe hejuru no hasi. Ariho uzahita ufata oven yawe ugacenjinga cyangwa se ugahindura ukageza hano twita muri convection, aho ubushyuhe buriho buraturuka hejuru no hasi. Bisobanuye ngo niba ari umugati utetse muri oven, hasi uraba umeze neza kandi no hejuru ubone ibara risa neza. Turazi yuko umugati ugomba kuba wahiye neza kandi ufite ibara riri brown, umeze neza, ugaragara neza. Ibi bizakunda mu gihe oven yawe hasi yari ifite ubushyuhe no hejuru ifite ubushyuhe. Niyo mpamvu uzataninga oven yawe ikagera hano twita muri convections.
birumvikana kanizere yuko ukurikiye neza. Hari impamvu rero zigiye zitandukanye zituma dukoresha icyo twita convections mu gihe turi guteka muri oven. Iya mbere, use fan plus heating element. Muri oven habamo icyo twita fan cyangwa se ni system iduhereza umuyaga cyangwa se umwuka kugira ngo oven ize gukora neza. Murazi yuko muri oven dukoresha icyo twita dry air, umwuka wumutse. Uwo mwuka ni nawo uteka ibyo kurya biba hehe cyangwa se bitekewe muri oven. Nanone uriya mwuka ushyushye iyo wakoreye muri iyi range ya convection, umwuka utembera neza, kandi uko umwuka utembera neza niko ibyo kurya byawe utetse muri oven bigenda bishya ku kigero cya nyacyo. Gana action niba ushaka kwiga indimi, gana action ushaka kuba umusirimu.